Mwabanyapolitike mwe mutekereza kuboneza bagenzi banyu imbyaro ntibavuke, muba mumva ari bande bazabasimbura? Imana nibabaza abagombaga kuvuka bazabasimbure, mukaba mwaratejeje imbere imboneza rubyaro ntibavuke, muzabasubiza iki? Mwabanyapolitike mwe mureke kuboneza imbyaro kuri bagenzi banyu ngo bareke kuvuka, batazabarwanya ngo babakure ku butegetsi. Mugamije iki? Ubwo bwenge mubukurahe? Ko mwize mu mashuri muze gukemura ibibazo, iyo ngano y'amashuri mwize ibayobora mu kwica urubyaro murwiciye imbere munda y'abagenzi banyu. Mwe muzaboneze imbyaro mu bundi buryo, ariko abandi mubihorere. Twe imboneza rubyaro tuwifuza n'abantu bajye batinda mu ishuri, mubigishe amashuri abanza n'ayisumbuye, bigira ubuntu, kaminuza babandanye bakomeze bagabanyirizwe, bose bakomeze biyigire baminuze, bazave ari bakuru, babone kumanuka mu mirimo, babone gutangira gushinga ingo, banabyare. Iyo izaba ari imboneza rubyaro ihagije. Uyu ni perezida wa Ruda Barafinda Sekikubo Fred, umunyapolitike w'amahoro mu Rwanda, East Africa, Africa n'isi yose, ubarizwa kuri wa3.ruda.tk, nanone ubarizwa ku nomero ya telefoni ngendanwa agasaraba 257 rwose mujye mutekereza neza bihwanye n'ingano y'ireme n'iremezo y'amashuri mufite, mwahawe n'abarimu bafite ubuhanga n'ubuhangange mu bwonko, noneho bakoraga bizima, bivuga ko n'ibyari binyoteri bizima babahaye. Murakoze cyane kandi mubyakire neza. Mwite ku muntu wese ushaka kuza kuri iyi si, avuke yivukire. Imana niyo izamuha umuti, ntabwo ari mwe mwikorera umuti wo kubaho, ni Imana ikora umuti.